kunyumva muri kano kanya, hashize imyaka miliyoni 66 inkike nini y'amabuye iturutse mu kirere yamanukanye ingufu zikomeye cyane yisekura ku butaka isenya ibintu byinshi, inica ibizwi nk'inyamaswa za dinezoro ndetse n'ibindi binyabuzima byose byariho icyo gihe. Icyo gihe isi yose yari yuzuye umwotsi n'ivumbi ryinshi, urumuri rw'izuba rurabura. Icyo gihe ubuzima bwasaga nk'aho bugeze ku iherezo. Imyaka miliyoni 10 yakurikiyeho, imbeho imaze gucogora. Icyo gihe aho umwijima wari uri, ibyatsi byatangiye kumera mu butaka bwa Afurika. Mu mashyamba ya kera hatangira gucumbagira abakurambere bacu b'ibiremwa bya kera by'iremwa muntu byasaga nk'inkende. Ntabwo ibyo biremwa byasaga nk'inkende nk'izo tuzi uyu munsi, kuko byo byari byihariye kandi bigendera ku maguru abiri. Amaso yabyo yarebaga mu kirere, ariko ntibisobanukirwe na gato amateka azakurikiraho. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo icyo kinyabuzima cyashoboraga kuribwa n'izindi nyamaswa zirimo n'ingwe cyangwa kikagwa mu mugezi kihindura umuntu w'ubu ushobora kwandika ibitabo, kubaka inyubako ndende nka Burj Khalifa, gukora ikoranabuhanga rishobora guhindura isi yose no gukora ibitangaza tuzi uyu munsi bikorwa n'ikiremwa muntu? Ese ubwo rugendo rwo kuva ku bazwi nka Australopithecus wo mu ishyamba kugera kuri wowe tuzi uyu munsi rwasizweho nande? Uyu munsi ibi bitangaza nibyo tugiye kuvugaho. Ibitangaza by'ihinduka, evolution, inkomoko yo guhura n'ibibazo bikomeye n'ubushobozi bw'ikiremwa cyahinduye ubutaka bwariho, n'urugendo ruhera mu kuvuka kw'isi kugeza ku gihe cya none. Gusa bahaye ikaze muri uyu muryango mugari w'impamba y'ubwenge itajibora, aho ubuzima ari urugendo ariko si buri wese ujyana impamba, kuko hari n'abagenda bafite amaguru ariko badafite aho berekeza. Aha wageze niho twicara tugatwaza ubwenge, tukagurisha ubujiji, tukunguka ubumenyi bushingiye ku bushakashatsi ndetse n'amateka yo hirya no hino ku isi. Murakaza. Nimba ari bwo bwa mbere wisanze muri uyu muryango, kanda subscribe. Nge wumva nitwa 2MC, mbahaye ikaze. Si iby'ejo bundi, ahubwo tugomba gusubira inyuma ku myaka miliyari enye na miliyoni 54 ishize. Uyu mubumbe w'isi twese dutuye utangiye kubaho n'uruvange rw'amabuye n'ubushyuhe bukabije. Hashize igihe kirekire kigera kuri miliyari enye na miliyoni 4, ubutaka butangira guhinduka. Hashira izindi miliyari 4 z'imyaka amazi abona kuboneka, maze hashira izindi miliyari 3 na miliyoni 8 z'imyaka ubuzima bwa mbere butangirira mu mazi. Singular celled organisms, ibinyabuzima bigizwe n'uturemangingo tumwe. Iyo ntambwe yose y'ubuzima ari ikomeye cyane. Ubuzima buva mu mazi bugera ku butaka, burihindura burakomera, buvukamwo amoko atabarika. Mu myaka yakurikiyeho ihinduka rikomeza kuba rihindura ibiremwa bito mu binyabuzima binini kandi bikomeye. Ibintu by'ingenzi muri iyi nkuru: umuryango w'inyamaswa zitwaga primates cyangwa se inkende nini zatangiye kubaho hafi imyaka miliyoni 65 ishize. Izo primates zari zifite amaso areba imbere, zikunda gukoresha ibiganza kandi zishobora gutekereza ibintu byoroheje. Mu mateka ya primates, isoko y'umuntu, humanity, iraboneka. Dukomeje gusubira inyuma tugafata inzira igana ku kiremwa muntu cyahinduye byose, Australopithecus eferasis. Kikinyabuzima cyagendaga muri Afurika y'Iburasirazuba hagati y'imyaka miliyoni 3,900 na miliyoni 2,900 ishize. Iki kinyabuzima ntabwo cyari cyuzuye nk'abantu bubu, ariko cyari gifite akamaro kanini kadasanzwe. Reka noneho tuvuge ku kugendera ku maguru abiri, bipedalisme. Iki nicyo gitangaza cyahinduye amateka. Kumva ikinyabuzima gitangiye kugendera ku maguru abiri, cyo gihe amaboko yaratangiye kuruhuka, yakwifashishwa mu gukora ibindi, no gutwara abana, no gushaka ibyo kurya, no kwirinda. Igufwa rizwi cyane rya Australopithecus eferasis ryerekana neza uko uyu mutwe wo gukura wari uhagaze. Rero iki gitangaza cyo kugendera ku maguru abiri byari intambwe ya mbere yo kuva mu kinyabuzima kijya mu muntu. Reka noneho tuvuge ku buzima bwa Australopithecus. Afurika y'Iburasirazuba mu myaka miliyoni 3 ishize ntabwo yari ishyamba rinini cyane, ahubwo yari uruvange rw'amashyamba make
n'ibyatsi byinshi n'uturere twumagaye. Aha niho Australopithecus yabaga. Iki kinyabuzima ntabwo cyari kinini cyane, cyari kigufi, gifite uburebure bwa metero imwe kugeza kuri metero imwe na santimetero 50, kandi cyari gifite ubwonko buto bungana n'ubw'inkende nini z'ubu. Ariko hari ikintu kidasanzwe, uko igice cy'umubiri we cyari kimeze. Kubera ko yari ahagaze ku maguru abiri, yashoboraga kureba kure mu byatsi. Ibi byari ingenzi mu kwirinda ibisimba bikaze cyane nk'ingwe zo hambere, impiri nini. Urupfu rwari hafi buri munsi. Ntibari abahigi bakomeye, ahubwo bari abashaka ibyo kurya. Byinshi mu byo baryaga zari imboga, imbuto n'imizi, ariko bashoboraga no kurya inyama nke, cyane cyane izo basanze zasigajwe n'ibisimba bikaze. Australopithecus yabaga mu matsinda mato, kuko uku kuba mu matsinda byari bikenewe kugira ngo bizerane kandi birwaneho no kwita ku bana babo mu buryo bwihariye. Kubera ko abagore batangiye kubyara abana badafite imbaraga mu birebana n'imikurire, bari bafite igihe kirekire cyo kwitabwaho no gukura. Ibi byatumye habaho ubushuti bukomeye hagati y'ababyeyi n'abana babo, bituma kwigisha no kumenya iby'isi biba ingenzi. Iyo izuba ryabaga rirenze, ubuzima bwabaga bugoye cyane kubera ko nta bumenyi bari bafite mu bigendanye no gucana umuriro. Bityo rero bashoboraga kurara mu biti cyangwa mu mashyamba mato kugira ngo birinde inyamaswa z'ijoro. Umuryango wa kera wabaga ugoswe n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere, ariko ubushobozi bwo kwihangana no gushaka ibisubizo byatumye baramba igihe kirekire. Kubaho kwa Australopithecus kwari igitangaza cya mbere mu rugendo rwacu. Icyo gitangaza cyo kuba Australopithecus ahagaze ku maguru abiri mu butayu bwa Afurika byahanze inzira y'ubwoko buzakurikiraho, bugiye gukora intambwe ikomeye cyane izahindura burundu imibereho yabo. Imyaka 2,500,000 ishize, mu bice by'iburasirazuba bwa Afurika habaye ikintu cyashoboraga kuba gisa nk'igito, ariko cyari ikimenyetso cy'ubwenge budasanzwe, aho umuntu yatangiye gukora ibikoresho mu mabuye. Aha niho Homo habilis yavukiye, izina risobanura umuntu ushoboye gukora, handyman. Icyo kinyabuzima cyari gifite ubwonko bunini kurusha Australopithecus, ariko itandukaniro ryari uburyo yakoreshaga ubwo bwonko. Homo habilis ntiyagurishaga ayo mabuye, ahubwo yayakoreshaga mu buryo bwo gukubita irindi buye mu buryo buziguye kugira ngo haboneke ibyo bikoresho bya mbere byitwaga all down tools. Ibyo bikoresho ntibyahinduye imibereho yabo gusa, ahubwo byahinduye n'uburyo bwo gutekereza. Akamaro rero k'ibyo bikoresho by'amabuye, ko ibuye ryabaga riconze neza ryashoboraga gukata uruhu rw'inyamaswa, gukata inyama no kumenagura amagufwa kugira ngo babone umusokoro. Wabaga ugizwe n'amavuta n'ibiryo byinshi. Uku kurya inyama kuri bo byagaburiraga ubwonko bwabo. Amavuta kuko yabaga akenewe kugira ngo ubwonko bwabo bukore neza. Nubwo batari abahigi bakomeye nk'abazakurikiraho, gukoresha ibikoresho by'amabuye byabaga ari uburyo bwo kwigwanaho no gutera ubwoba inyamaswa ntoya. Birumvikana ko gukora ibikoresho byasabaga kubanza gutekereza mbere no kubanza gushaka amabuye meza, kuyatwara aho bashaka kuyakoreshereza no gutegura uburyo bwo kuyacunga. Ibi byasabaga ubwenge bukomeye no kwibuka kurenza uko byari bimeze ukwa Australopithecus. Birumvikana ko kuva ku gushaka ibyo kurya gusa ukagera ku gukora ibikoresho byari ikimenyetso cy'uko umuntu atangiye guhindura isi yamukijije aho guhindurwa nayo. Homo habilis yarwaniye guhangana n'ibidukikije binyuze mu bwenge bwayo aho kuba imbaraga z'umubiri. Iyo ntambwe yo gukoresha ubwonko no guhanga udushya niyo yakomeje igera no ku bwoko buzakurikira. Bwari bugiye kwambuka imipaka ya Afurika bugakwira isi yose. Hagati y'imyaka 240 ishize, haje kubaho ikiremwa kidasanzwe, Homo erectus, umuntu ugenda ahagaze. Uyu muryango w'abantu bari barebare kuruta bababanjirije, bagendaga bahagaze benye neza. Ikindi kandi ubwonko bwabo bwari bunini cyane, ntabwo bari bakimeze nk'inkende cyane. Bari abantu nyakuri mu buryo bwo kugenda no guhagarara. Ikintu cy'ingenzi cyaranze Homo erectus ni ubushobozi n'ubutwari bwo kuva muri Afurika bwa mbere. Urugendo rwavuye mu gihugu kavukire rugera mu bice bya Aziya nko mu Bushinwa na Java ndetse no mu Burayi bw'Amajyepfo. Ibi ngibi
Kuri Homo erectus byasabaga kwihanganira imiterere y'ikirere itandukanye no guhanga uburyo bushya bwo kubaho. Uru rugendo rwose ntirwari gushoboka hatabaye ibintu bibiri by'ingenzi nko gukoresha umuriro. Nubwo bitari byoroshye, Homo erectus niwe wa mbere wabashije gukoresha umuriro mu buryo buhoraho, yaba mu kuwucana cyangwa kuwugumana. Birumvikana icyo gihe umuriro wabaye impinduramatwara mu kwirinda kwirukana inyamaswa zikaze z'ijoro, kuzana ubushyuhe, wanafashije kwihanganira ubukonje bw'ahantu hashya, ndetse unafasha guteka inyama byoroheje, kuzigogora, bituma umubiri ubasha kwinjiza ibiryo byinshi mu gihe gitoya, binaza gutuma ubwonko bukura. Homo erectus kandi niwe wateje imbere ibikoresho by'amabuye byitwaga Shayurian tools. Ibyo bikoresho byarimo amabuye yabazwaga neza kandi afite ishusho itunganijwe, hand access. Ibi bikoresho by'amabuye byari bikoze mu buryo buhanitse kandi bigaragaza ubwenge bwinshi ugereranyije n'ibikoresho byakozwe na Homo habilis. Byashoboraga gukoreshwa mu mirimo itandukanye nko gutema, gukata inyama no gusatura amagufa, ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi. Uburyo Homo erectus yatekerezaga kandi agategura ibikoresho bye byari ikimenyetso cy'uko afite ubwenge bwo gutegura ibintu mbere y'uko abikora, n'ubushobozi bwo kubona imiterere mu byo yakoze. Izi ngendo ndende kuva ku gukoresha umuriro byasabaga ubufatanye mu matsinda. Homo erectus yagombaga kuba yaratangiye gutegura ingendo, gusangira n'abandi byo kurya, ndetse n'uburyo bwo kwita ku bari barwaye cyangwa se abari bari mu zabukuru. Birumvikana umuntu w'ine yari akiri imfungwa y'ahantu hamwe muri Afurika, ahubwo yari umugenzi ku isi yose. Isi ntabwo yari ituje mu myaka miliyoni ishize, kuko umubumbe dutuye uyu munsi wagiye unyura mu bihe bikaze byo guhindura ikirere mu buryo budasanzwe. Ibihe byo gukonja ku rugero rukabije n'ubushyuhe bukabije byahinduraga imiterere y'isi yose. Ibihe byo gukonja byatumaga amazi menshi y'inyanja akwira mu rubura rukomeye. Ibi ngibi byagabanyaga ubutumburuke bw'inyanja, bigatuma ibirwa bihinduka ubutaka bwegeranye, bityo bigafasha Homo erectus na bagenzi be kugera ku yindi migabane itandukanye. Ariko uko gukonja kwari akaga gakomeye, kuko uturere twari dutuwe twahinduraga amazina, ibiryo bikaba bike cyane. Rero abantu bagombaga guhindura imibereho yabo vuba, bakiga uburyo bwo gushaka ubushyuhe no gukoresha imyenda y'uruhu rw'inyamaswa kugira ngo barokoke. Abandi basabwaga gukomeza ingendo kugira ngo bajye mu bindi bice byiza. Ibindi byago bikomeye byatumaga abantu bakomeza gucika intege. Ubushakashatsi bwa siyansi bwerekanye ko hafi imyaka 74,000 ishize habayeho iturika rikomeye ry'ikirere ryiswe Toba. Iryo turika ryabereye muri Indonesia. Iri turika ryari rikomeye cyane ku buryo ryashoboraga gusenya byinshi mu byo abantu bari bafite. Iri turika kandi ryateje ubukonje bukabije bwamaze imyaka myinshi, ndetse bwahungabanyije ubuzima bw'abantu n'amatungo. Abahanga bamwe batekerezaga ko iryo turika rishobora kuba ryaragabanyije abantu bari batuye ku isi icyo gihe, ku buryo habaye igihombo gikabije cy'ubwiyongere bw'abantu. Ubu buryo bwo kugabanuka kw'abantu butuma habaho bottleneck effect, cyangwa se igabanuka rikabije ry'abantu, aho abantu basigaye ku isi ari bake cyane ugereranyije n'igihe cyari gihari mbere y'iri turika. Ibi bihe by'akaga kandi byashoboraga gusenya burundu amoko yose, ariko ubushobozi bw'umuntu bwo guhangana no kwihangana no gukorera mu matsinda ndetse no gushaka ibisubizo byatumye amoko amwe akomeza kubaho. Iyi mirwanire yo kuramba mu bihe by'akaga niyo yahaye amahirwe ubwoko bushya bwo kwihindura. Birumvikana ko iyo myaka y'intambara n'ibidukikije yakoresheje ubwenge bw'abantu ba kera. Ibi byahaye inzira ubwoko bwari bugiye gukurikiraho, bwari bugiye kwihindura bushobora guhangana n'ubukonje bwo mu Burayi. Mu gihe Homo erectus yakwirakwiraga mu burasirazuba no mu Burayi bw'amajyepfo, mu gice cy'Uburayi no mu burasirazuba bwo hagati hari hamaze kugera ubwoko bushya bwari bwarahindutse bushobora guhangana n'ubukonje bwinshi bwa Ice Age. Ubu bwoko bwitwaga Neanderthalizer. Abangaba
bavutse mu gihe cy'imyaka 400 ishize bari bafite imiterere isa n'iy'abantu b'ubu ngubu, ariko bo babaga babyibushye bafite n'imitwe minini ndetse n'imyitwarire yabo yari yihariye. Neanderthaliza bari bafite imbaraga nyinshi zidasanzwe. Imiterere y'imibiri yabo yari migufi kandi yuzuye imitsi ikomeye y'imbaraga ibafasha gukora imirimo n'ibikorwa bikomeye by'ubuzima bwa buri munsi. Abangaba bari bafite ubwonko bunini cyane ndetse bunini kurusha ubw'abantu b'ubu ngubu twebwe Homo sapiens. Kuri bo ibyo byari ihinduka ry'ingenzi ryabafashaga kubaho no guhangana n'ubukonje bukabije bw'icyo gihe mu butayu n'imisozi y'i Burayi. Imibiri yabo yabaga ikomeye ku buryo yabashaga kurwanya imbeho ndetse no kubaho mu bihe bikakaye by'ikirere. Ubuzima bwa Neanderthaliza bwari bugoye cyane kandi bushobora kwica. Umuhigo ukomeye, bari abahigi bakomeye batoroheje na gato. Abangaba bahigaga inyamaswa nini kandi z'imbaraga nk'inzovu nini, inkura z'ubwoya ndetse n'imparage nini bakoresheje ibisongo cyangwa se amacumu y'ibiti. Uku guhiga byasabaga gukorera hamwe mu matsinda kugira ngo bidateza akaga ko gupfa. Abangaba kandi bari barize neza gukoresha umuriro no gukora imyenda y'uruhu rw'inyamaswa. Birumvikana kuri bo imyenda yari ingenzi mu kubaho mu bukonje. Nanone umuriro wabo wafashaga mu guteka inyama ndetse no kwishyushya mu gihe babaga bari mu buvumo. Bari bafite uburyo bukomeye bwo kwita ku babo. Ibimenyetso bihari bigaragaza ko bitaga ku bantu bakuze ndetse n'abarwayi babo, ndetse bakaba barashoboraga no guhamba abapfuye mu buryo bw'imihango. Ibyo byose bikaba ikirango cy'amarangamutima akomeye no kwizera mu buryo runaka. Rero nubwo bari bafite imbaraga n'ubwonko bunini, Neanderthaliza bari bake mu mubare kandi bari bafite ubumenyi budatandukanye cyane. Mu gihe abantu twebwe Homo sapiens twatangiye kuva muri Afurika tukagera mu Burayi, twatangiye guhangana n'aba ba Neanderthaliza. Icyo gihe uburyo bwo gutekereza bwa Homo sapiens bwatangiye guhiga imbaraga za Neanderthaliza. Hagati y'imyaka 40,000 n'imyaka 30,000 ishize, Neanderthaliza baje gushira. Impamvu nyinshi zabiteye hariho guhangana n'abantu b'ubu ngubu, ihinduka ry'ikirere ndetse n'ubwishi bwabo bwari bukeya. Nubwo uru rugendo rwo kwihindura rwageze ku iherezo, ariko ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko ibice bya DNA zabo bikiri mu mubiri wa buri muntu w'ubu ngubu uturuka mu Burayi cyangwa muri Aziya. Reka noneho turebe ubwoko bwari bugiye kwihindura burundu abatuye isi yose, Homo sapiens. Mu gihe Neanderthaliza bari mu ntambara n'ubukonje bwo mu Burayi, muri Afurika y'Iburasirazuba no mu Majyepfo, umuryango mushya w'abantu watangiye kwihindura hafi y'imyaka 300 ishize. Aba ni bo Homo sapiens, umuntu w'ubwenge. Twebwe nubwo twe tutari banini cyane nka Neanderthaliza, nubwo tudafite imbaraga nk'izabo, dufite ubwonko buhambaye, bufite ubushobozi buhanitse bwo gutekereza uburyo bw'ikigereranyo no guhanga udushya mu mibanire. Izi mpinduka mu mitekerereze yacu yateye intambwe ikomeye cyane, iri hejuru y'abakurambere bacu ba kera. Iyi mitekerereze yacu ifite ibice bitatu by'ingenzi: gushyiraho umuco w'ikoranabuhanga rishya. Ikindi kandi twatangiye gukora ibikoresho bitoya kandi bikoranywe ubuhanga n'ubwenge budasanzwe, nk'imitani idufasha gutera amacumu kure, inshinge zidufasha kudoda imyenda y'impu zo kwambara, imitego yo gutega inyamaswa twifuza. Buri gikoresho cyose cyakoreshwaga mu buryo butandukanye bitewe n'aho umuntu ari. Ibi ni ibintu twakoze Neanderthaliza batigeze bakora. Ikindi nubwo abantu ba kera batashoboraga gusakuza cyangwa se kuganira hagati yabo, twebwe twagize ubushobozi bwo kuvuga ururimi rwo gusobanya amagambo atabarika. Iyi mivugire yadufashaga gutegura imihigo igoye, gusangira amakuru ajyanye n'aho ibiryo biherereye ndetse no kubeshya.
cyangwa se guhimba inkuru itarabayeho. Ibi kuri twe byari ingenzi cyane mu kubaka umuryango munini kandi wizerana. Mu gihe cya Homo sapiens hatangiye kugaragara ubugeni n'ubuhanzi. Iki nicyo kimenyetso gikomeye cyo gutekereza mu buryo bw'ikigereranyo, kureka gutekereza ku by'uyu munsi gusa, ahubwo ugatangira kwizerera mu byo utabona nk'Imana, kwibuka cyangwa urugero. Hagati y'imyaka 70,000 n'imyaka 50,000 ishize, Homo sapiens ari bo twebwe twatangiye kuva muri Afurika bwa kabiri, noneho mu buryo bukomeye kandi buhindura byose. Kuba bari bafite ubwenge buhanitse byabafashaga kwihanganira ibice byose by'isi, kuva mu butayu bwa Aziya kugera mu mashyamba yuzuyemo urubura ya Sibiriya. Homo sapiens ntiyaje guhangana n'ibidukikije gusa, ahubwo yaje kubihindura. Ubu noneho tugiye kureba uko ubwo bwenge bwacu bwatangiye urugendo rwo guhanga umuco n'ubuhinzi. Mu gihe cy'imyaka 40,000 ishize, abantu batangiye kwihindura mu buryo budasanzwe. Ntibari bagitekereza gusa ku kubaho cyangwa kurya gusa, bari barimo gutekereza ikintu cyarenze imibereho yabo ya buri munsi. Aha niho ubugeni bwa mbere n'umuco byavukiye. Iyo tugeze mu buvumo bwa Lascaux mu Bufaransa cyangwa Altamira muri Espagne, tubona ubutwari n'ubuhanga bw'abantu ba kera. Ku nkuta z'amabuye barashushanyije inyamaswa nini z'inyamabere za kera, mamofesi. Bashushanyaga kandi inka z'ishyamba, ifarashi, ndetse bakabikora mu buryo bushashagirana. Izi shusho ntizari inyandiko gusa, zari ubugeni buvugana n'amarangamutima n'imyumvire. Uku gushushanya inyamaswa byashoboraga kuba imihango yo gusaba inyamaswa nyinshi mu mihigo, cyangwa kubika amateka y'ibintu by'ingenzi mu miryango. Ibi bikerekana ko abantu batangiye gusangira ibitekerezo biremereye, symbolisme. Abantu ba kera bahangaga amabara mu butaka, bagakoresha n'ibinyamavuta byo mu nyamaswa mu kuyabumbatira. Ibi byabasabaga ubwenge bwo kumenya uburyo bwo guhanga ibishya no kubitegura. Uretse gushushanya ku nkuta, Homo sapiens batangiye gukora ibihangano bito batwara nk'ibice by'amagufwa byabajwe, imikufi, ndetse n'ibishushanyo bishushanya abagore bo mu bucukumbuzi bwa kera bizwi nka Venus fingernails. Ibi bishushanyo byagaragazaga ibice by'uburumbuke. Ibi byerekanaga ko abantu batangiye kwizerera mu mbaraga z'imiterere, uburumbuke n'ubuzima. Gukora imyambaro no gutangira kwisiga amabara ku mubiri byerekanaga ko abantu batangiye gutekereza kugaragara no kuba b'agaciro mu itsinda. Ntibari bagihangayikishijwe gusa no kurokoka, ahubwo bari bashaka kurema ubuzima bufite intego n'ubwiza. Mu gihe cya Homo sapiens kandi haje ubushobozi bw'umuntu bwo gukorana n'abantu batari aba hafi mu muryango we gusa. Ibi byari ingenzi cyane mu rugendo rwacu. Kubaho mu matsinda mato byari bisanzwe, ariko Homo sapiens yagize ubushobozi bwo kubaka imiryango minini n'imibanire igizwe n'abantu benshi, hundreds of individuals. Intandaro y'imiryango minini yari ubwiringire n'amateka asangirwa. Kubera ko Homo sapiens yari ifite ururimi rwagutse, yashoboraga guhanga inkuru z'ibintu by'ikigereranyo, nko gushyiraho amategeko, inkuru zerekeye abakurambere n'Imana zikomeye. Ibi byatumaga abantu badatandukana, bagashobora kwizerana no gukorana. Gushyiraho amategeko n'inkomoko y'imico n'imihango byatumye habaho amategeko yemerwa n'atemerewe kurengwa, kandi ayo mategeko agenga imibanire y'abantu. Izi nkuru n'aya mategeko byatumaga abantu b'ubwenge bashobora gukorana mu matsinda kurusha uko Neanderthals bari bashoboye. Ibi bikabafasha mu gukorana neza, mu guhiga no kwirwanaho. Mu miryango minini abantu batangiye kugabana inshingano mu buryo burambye. Abagabo bagakora cyane cyane mu bijyanye n'imihigo ikomeye, abagore bagakora cyane cyane mu gushaka ibiribwa no kwita ku bana no gukora imyambaro. Ubu buryo bwo kugabana inshingano byatumye imiryango ibona ibiryo byinshi kandi bihoraho. Byanafashije kwigisha ubwoko bushya bw'ubumenyi mu buryo bworoshye kandi bugera kure.
abari bafite imbaraga zo gukorana batangiye gutegura ubuzima bw'igihe kirekire. Batangiye kubika ibiryo, gutegura ingendo z'ubuhigi no gukora aho batuye mu buryo burambye. Uku gukorana no gutegura nibyo byahanze inzira yo gukura kw'imiryango. Guhindura ubuzima byari bigiye guhindura uburyo abantu babona isi, biva mu buzima bwo gutembera ukajya mu buzima bwo gutura ahantu hamwe. Iyi mpinduramatwara nini niyo yari itwugarije nk'ubuhinzi n'ubworozi. Hagati y'imyaka 1012 n'imyaka 1010 ishize habaye impinduramatwara mu mateka y'umuntu witwa Neolithic Revolution cyangwa impinduka mu buhinzi. Ibi byabereye mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati, ariko byahinduye burundu imibereho ya Homo sapiens. Icyatumye habaho izo mpinduka nuko abantu batangiye kumenya ko bashobora gufata imbuto z'ibimera bikura cyane nk'ingano n'ibigori bakazitera aho bashaka. Ibi byari ugushaka ibiryo birambye aho kugendagenda ushaka ibiri mu gasozi. Muri icyo gihe kandi batangiye korora inyamaswa nk'ihene, intama n'inka. Izi nyamaswa babaga bororeye mu rugo zarahindutse amatungo, zavagamo inyama, amata n'ubwoya bw'imyambaro, imbaraga zo gufasha mu buhinzi no gutwara ibintu. Ubu buhinzi bwatanze ubwishingizi burambye ku buryo ubwo bwishingizi bwateye impinduka 3 zikomeye. Impinduka ya mbere yari sedatisme, gutura ahantu hamwe. Kubera ko abantu batagombaga kugendagenda bashaka ibyo kurya, batangiye gutura ahantu hamwe. Aho niho imidugudu n'uturere two guturamo kwa mbere twavukiye. Uku gutura kandi kwanahinduye imiterere y'imiryango n'inzu. Impinduka ya kabiri ni population growth, kugwira kw'abantu. Ibiryo byatangiye kuboneka ari byinshi kandi bihoraho, byatumye abagore bashobora kubyara abana benshi kandi bakabagaburira neza. Ibi byaje gutuma n'umubare w'abantu ku isi wiyongera. Impinduka ya gatatu ni ububiko n'akazi kihariye. Iyo habonetse ibiryo byinshi, hari abantu batagombaga guhora bahinga, ahubwo batangiye gukora indi mirimo nk'ubuhanga mu kubaza, ubucuruzi cyangwa kuba abayobozi. Aho niho gutandukanya imirimo n'ubukungu byavukiye. Gutura ahantu hamwe byahaye Homo sapiens umwanya wo kwitegereza neza imiterere y'ibidukikije n'iminsi ihoraho mu buryo burambye. Uku kwitegereza kwatumye habaho ibibazo bikomeye nko kwibaza uti kuki imvura igwa, kuki abantu bapfa. Urugendo rwo gushaka ibisubizo by'ibi bibazo rwaratangiye. Mu gihe ubuhinzi bwahinduraga ubuzima, abantu batangiye kwizerera mu mbaraga zitaboneka zishobora gutegeka imvura, uburumbuke n'imibereho. Aha niho amadini ya mbere yatangiriye. Ashobora kubaho nk'imihango yo gusenga imbaraga karemano no kwizera abakurambere. Akamaro k'amadini yari uguhuza imiryango minini cyane. Aya madini yatangaga amahame amwe n'amategeko, byatumaga abantu benshi bafata imyanzuro imwe, bakayoborwa n'ubuyobozi bumwe, bwaba ubw'abapfumu cyangwa abatambyi. Ibi byarushijeho gukomeza imibanire kandi byanatumaga imiryango yihangana mu gihe cy'ibibazo. Kubaho mu midugudu no mu buhinzi byasabaga gutekereza mu buryo bugenzurwa. Ibi nibyo byatumye havuka intangiriro y'ubwenge na siyansi ya mbere. Kugira ngo ubuhinzi bukore neza, abantu bagombaga kwiga uburyo bwo gushyiraho igihe cyo gutera n'igihe cyo gusarura. Ibi byatumye habaho ubumenyi bwo kumenya ikirere no gukora ingengabihe, ariyo kalendari. Bubatse imigi minini, baracuruza. Ibi bituma bagira ubuhanga bwo kumenya kubara. Aha niho ubumuntu bwatangiye kurenga imirimo ya buri munsi. Ibi kandi byanatumye bashaka kumenya no gusobanura isi yose. Izi nyigisho zari zitangiye zari zo zigiye kubyara imico yose ya kera nka Egiputa, Somalia, zikaba arizo ntangiriro y'amateka yanditswe. Ibi byose byerekana ko urugendo rw'umuntu rwakuwe mu mabuye n'inyama rukajyanwa mu bitekerezo no mu buhanga.
ubu noneho tugiye kureba uko byageze ku muntu w'ubu ngubu muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Twatangiriye urugendo mu butayu bwa Afurika aho Australopithecus yacumbagiriraga ku maguru abiri. Urugendo rurakomeza duca mu gihe cya Homo erectus wakoreshaga umuriro, turenga ku gihe cya Neanderthals. Murabyibuka ko twavuze ko bari abagabo bari bafite imbaraga. Twakomeje ikiganiro tugera ku mpinduka mu buhinzi ndetse no mu bwenge, ndetse bitugeza ku muntu w'ubu ngubu uri kwibaza ku buzima bwe mu gihe cy'ikoranabuhanga rikataje. Ubushakashatsi bwa DNA byerekana ko abantu b'ubu atari Homo sapiens 100% gusa, ahubwo buri mubiri wa buri muntu uturuka ku bantu bo mu Burayi cyangwa muri Aziya harimo DNA nke ya Neanderthals. Ibi bishatse kuvuga ko turi uruvange rw'amateka atandukanye y'abantu bo hambere. Ubushobozi bw'umubiri wacu, ubwenge bwacu, amarangamutima yacu, byose ni igisubizo cy'ibibazo byose byakemutse mu myaka miliyoni ishize. Ubushobozi bwo gukorana twize kuri Homo hability, ubushobozi bwo gutekereza mbere twize kuri Homo erectus, ndetse n'ubumenyi bwo gukora ubugeni n'umuco twize kuri Homo sapiens wa kera. Ibi byose kandi biracyariho muri iki gihe. Urugendo rw'umuntu kandi rwari ruzitiwe n'ihinduka rito rya buri gihe ry'ikinyabuzima, ariko muri iki gihe dufite imbaraga zo guhindura ubuzima bwacu mu buryo budasanzwe. Ikoranabuhanga nka AI, robotics, biotechnology, ibyo byose birimo gutuma dushobora guhindura umubiri wacu, ubwenge bwacu, ndetse n'ejo hazaza heza cyane. Artificial intelligence cyangwa se AI irimo guhindura uburyo dutekereza n'uburyo dufata ibyemezo. Ejo hazaza birashoboka ko umuntu azaba ari uruvange rw'ubwenge bwa kera n'imbaraga z'imashini. Guhindura gene bigiye kugira ingaruka ku buryo abana bazavuka mu gihe kiri imbere. Tugiye kwihindura ku buryo butari ubugendera kuri karemano gusa. Umuntu w'ubu ngubu ari ku muvuduko w'ihinduka ritigeze ribaho. Ikibazo gikomeye ni ukumenya iri hinduka riri ku muvuduko ungana utya, niba rizaba ryiza cyangwa ribi. Ese ibi nibiba tuzakomeza kwibuka isomo ryo gukorana n'ubumuntu mu rugendo rwacu, cyangwa tuzatakariza ubumuntu bwacu mu bwenge bw'imashini? Urugendo rwo kuva ku gushyigukira mu byatsi bya Afurika kugera ku gushyigukira mu ikoranabuhanga mu kirere byasabye imyaka miliyoni y'intambara n'ubwenge n'impinduka ziri ku muvuduko udasanzwe. Twiboneye kuramba kwa Homo sapiens gukomoka ku guhozaho kwacu, gukorana kwacu, ndetse no guhanga udushya ku buryo bw'ubwenge n'umuco. Ariko n'uyu muvuduko w'ikoranabuhanga ukataje ugiye guhindura umuntu byihuse kurusha uko byari bimeze mu myaka miliyoni ishize. Ese ubwo dufite ubushobozi bwo kwihindura mu ikoranabuhanga kandi bihenze, aho nitwaba turi kwibagirwa isano dufitanye n'abakurambere bacu? Ese ubu bwenge bw'imashini buzashobora gusimbura ubwiza bwo gutekereza mu bugeni no gukora imihango twigiye kuri Homo sapiens? Isomo riri muri ibi ngibi: mu gihe dukataje mu gihe cya AI, tugomba gukomeza kubika ubumuntu bwacu, amarangamutima, ubumuntu n'urukundo, kuko ibyo ari byo byaduhinduye kuva mu nkende kugeza ku bantu turi bo uyu munsi. Rero inkomoko y'uru rugendo igomba kuduherekeza buri munsi, kandi n'ejo hazaza